Ngaha turaje Nyagasani twitabiriye ingoma y'urukundo, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uwa kane w'icyumweru cya 15 by'umweru bisanzwe, umwaka A, tariki 16 Nyakanga 2026. Dore amasomo agiye kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya mbere riri mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 26 umurongo wa 7 kugeza ku wa 9, umurongo wa 12 wa 16 kugeza ku wa 19. Inzira y'umuntu w'intungane iraboneye, nawe Uhoraho urayimutunganyiriza. Mu nzira dutegeka kunyuramo, Uhoraho turakwiringira, icyo twifuza ni ukurata izina ryawe. Ijoro ryose ndakuzirikana, ndagushakashaka n'umutima wanjye, kuko iyo amategeko yawe akurikizwa ku isi, abayituye bayamenyeraho ubutungane. Ni wowe uduha amahoro, Uhoraho, ukadusohoreza ibyo dukora byose. Mu mubabaro wacu twarakwirukiye, igihe duhannye turagutakambira. Imbere yawe Uhoraho twari tumeze nk'umugore utwite, uhindagana kuko ari hafi kubyara, agatakishwa n'ububabare. Natwe twari dutwite turi mu mibabaro yiramukwa, ariko tumera nk'aho tubyaye umuyaga. Ntabwo twazaniye isi agakiza cyangwa tuyibyara abaturage bashya. Aba bapfuye bakazongera kubaho, imirambo yabo izazuka. Mwebwe bari mu mukungu nimukanguke, nimusabwe n'ibyishimo, kuko ikime cy'Uhoraho ari urumuri rutonyanga ku isi, bityo abari bapfuye bagaruka imusozi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 102. Uhoraho yarungurukiye mu bushorishori bw'ijuru, maze areba ku isi. Nyamara Uhoraho uri umwami ubuziraherezo, kandi imbyaro zose zihora zikwibuka. Uzahaguruswa n'urukundo ufitiye Siyoni, kuko ari igihe cyo kwigirira imbabazi, ayo magingo akaba ageze. Abagaragu bawe batewe ubwuzu n'amabuye yayo, bagashavuzwa n'itongo ryayo. Amahanga yose azatinya izina ry'Uhoraho, n'abami bose b'isi bazatinya ikuzo ryawe, kuko Uhoraho azubaka Siyoni bundi bushya, akayigaragariza yuje ikuzo. Ubwo agahagurukira isengesho y'abanyazwe ibyabo, akita ku byo bamusaba. Ibyo ngibyo n'ibyandikiriwe isekuru kizaza, maze umuryango mushya uzasingiza Uhoraho. Kuko Uhoraho yarungurukiye mu bushorishori bw'ijuru, aho ari mu ngoro ye, akareba ku isi, kugira ngo yumve amaganya y'imfungwa, kandi abohore abaciriwe urwo gupfa. Uhoraho arungurukiye mu bushorishori bw'ijuru, maze areba ku isi. Nyagasani Yezu nabane namwe. Magambo mu ivaji ntagatifu uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 11 umurongo 28 kugeza ku 30. Muri icyo gihe Yezu aravuga ati, nimungane mwese abarushye n'abaremerewe, njye nzabaruhura. Nimwikorere umutwaro wanjye kandi mundebereho, kuko ngira umutima ugwa neza kandi nkoroshya. Muzamererwa neza mu mitima yanyu, kuko rero umutwaro wanjye uroroshye, n'ibyo mbakorera ntibiremereye. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Koko rero umutwaro wanjye uroroshye, n'ibyo mbakorera ntibiremereye. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi. Buri munsi uhure na Nyagasani. Buri munsi ugire ikintu wiyongeraho mu buzima bwo kwemera. Uzabaho neza kandi ugende neza mu nzira z'Imana. Amasomo y'uyu munsi aratwerekeza ku ijambo umutwaro. Mu ngingo remezo igira iti, nimwikorere umutwaro wanyu mundebereho. Kwikorera umutwaro wacu. Turaza kubona ubwoko bubiri bw'imitwaro. Ubwoko bwa mbere ni umutwaro nk'igihano, hanyuma umutwaro nk'igihembo cya Yezu. Hari pinisio, hari na pardon. Hari ibyo tuba twakoze bibi bishobora kuduhesha igihano, ndetse hari n'ubundi ushobora kudukorera ibintu bibi aduhana, wenda nta n'ibibi wakoze, ariko ibi byose bikaza gukurwaho n'imbabazi za Yezu Kristo. Di péché au pardon. Bityo twongere turebe natwe ibyo tujya dukorera abandi. Ese ni igihembo cyangwa ikiruhuko cyangwa ni igihano no gucakaza abandi? Ubwo bwoko bubiri bw'imitwaro, reba nawe icyo ukora muri byo. Twongere tuzirikane ku mateka gatoya. Abanyaroma bari bazwi kurwana, bari bazwiho kurwana ku buryo bigaruga amahanga menshi, ndetse no mu gihe cya Yezu n'Abanyaroma bari ku ngoma ku butegetsi muri Isiraheli, barabakandamije. Mu bihano rero bikomeye bikakaye, bahaga abantu babaga babasuzuguye, bahaga abacakara ndetse n'abatsinzwe, mbese nk'abagome, hari harimo kubabamba ku musaraba, kubasebya, ngo umutwaro w'umusaraba, ndetse n'undi mutwaro wo kubaboha,
bajyaga imvugo kiratini babyitaga yitwa ngo subu yugumu. Subu bikavuga su munsi, yugumu nyine ni umutwaro, sunoju mbese uri munsi, ni ukuba imbata. Munsi y'iyo mbata urakandagirwa baragucakaza, mbese ni kuba munsi y'umutwaro, kuremererwa ku buryo bagukoreraga nyine ku ijosi nta buhumekero, ni ukugupfundikira, kugutsikamira, gukuremereza kugira ngo bakumvishe, baguhane, bakumvishe. Ku ruhande rumwe Yezu aragaragaza ubugome, ububisha bw'abafarisayo n'abigisha amategeko, imitwaro bakorera rubanda, amategeko n'imiziririzo by'igitugu nta miyaga bashyiramo, mbese amategeko akaremerera umuryango w'Imana, kandi bo ntibakozeho n'urutoki rwabo. Ngiyo impamvu Yezu abonye ubushikamirwe n'iyi mitwaro iremereye, akagira impuhwe, akifuza kudohora ingoyi z'akarengane, atari ukuregeza ku mategeko y'Imana, ahubwo kuyaha umurongo, kunonosora, aho kuba umuzigo cyangwa umutwaro nk'igihano punisiyo, ahubwo amategeko y'Imana akaba umurongo mwiza wo kwegera Imana, kubaha Imana, kwiyoboka. Mbese amategeko agafasha abantu kwitwara neza, kugira disipurine nk'umwigishwa wese uri imbere y'umwigisha we. Nibwo Yezu agize ati, nimungane mwese abarushye n'abaremerewe, njye nzabaruhura. Ngaho naho ugomba gutekereza uno munsi, aho ruri subu yugumu, aho ruri munsi mu bucakara, uri imbata ya sekibi, ushikamiwe n'abategetsi b'ino si, abayobozi, abatware, mbese uri nko mu buroko woheshejwe iminyururu, amapingu, ntabwo inyegambururu ufite. Wajya kuva hari ukubwira ati bohoka, funguka, aragutambukije, urafunguwe, wabyishimira? Wabigenza ute? Ese hagize ukubwira uti va mu buroko, wakwifuza kuburaramo? Yezu ati, nimwikorere umutwaro wanjye kandi mundebereho. Amen. Babyeyi, nta wakwifuza kuhora boshywe. Buri wese aba yishimiye ko yabohokwa, agafungurwa, akigenga, koroherwa. Kandi icyizere cya Yezu ni uko atatubeshya nk'abategetsi b'ino si, ni uko atatubeshya nk'abatware b'ino si. Imvugo ya Yezu niyo ngiro ye, agira umutima ugwa neza kandi akoroshya. Twumvise kandi mu isomo rya mbere, umuryango w'Imana wahungiye kuri Uhoraho, ukabona ibisubizo ubwo bagize bati, Uhoraho niwe uduha amahoro, ukadusoreza ibyo dukora byose. Mu mibabaro yacu twarakwirukiye, igihe uduhannye turagutakambira. Amen. Ngubu ubuhamya bw'abahungira ku Mana mu gihe cy'amakuba, ibibazo, ibitotezo, ubukene, amadeni, intimba, agahinda, inzara, imiruho, ukumva ko n'ahandi wakwirukira usibye ku Mana. Yezu rero natwe aje guturuhura, aruhura abarwayi, aruhura indushyi, ibibazo byananiranye niyo gisubizo, uburwayi bwananiranye bwabuze muganga, Yezu niwe muganga nyakuri. Imibabaro yose, abashavuye, abananiwe, Yezu niwe uturuhura n'akaruhura. Ni ngombwa rero kureka akadutwaza. Yezu umutware nyakuri akaba udutwaza ikiruhuko, umutuzo, amahoro, ibyishimo, ntahandi wabisanga usibye muri Yezu Kristo. Uyu munsi twongeye gutekereze ku bantu bose bashikamiwe, abayobozi badushikamiye, abategetsi bakomeye bashikamira abo bayobora, abo ushinzwe ukabashikamira. Aho wari uzi ko uri mu mwanya wa Kristo nka shefu wa kiliziya, none abo ushinzwe ubagenzereza ute? Ese ni bande ushinzwe? Umurimo ukora nawe uradohora, bityo ugatwaza abandi umutwaro, cyangwa urushaho kugenda ubatsikamira, ukabaha igihano aho kubaha imbabazi, ukabaha igihano aho kubahemba. Yezu nawe arakubwira, nanjye arambwira, twe dushikamiye abandi. Mubyeyi, inkuru yumve, hagati aho ufunga amadirishya kuko harimo amahanga agiye gutambukiramo, kugira ngo nawe ufate icyemezo bitewe n'uko uyoborwa cyangwa uyobora n'uburyo ubikora, maze wumve niba uri umutwaro, niba uri umuzigo, niba uri igihembo cyangwa niba uri igihombo. Umunsi umwe hirya kure cyane, ngo mu bitaro bimwe, ngo abaganga bamwe byaje kugera igihe bafatwa n'umurengwe, uko bahembwaga amafaranga menshi cyane, ariko uko bahembwa menshi akariko serivisi batanga zirushaho kugenda zigabanuka. Nuko abarwayi benshi barahapfira, abarwayi benshi bafatwa nabi, serivisi muri ibitaro zigenda nabi. Ubwo hari harimo ikimenyane, babona umuntu wifite, ushoboye, umunyamaboko waje kwivuza, bakamwitaho, bakamuha byiza, bakamwakira neza. Hanyuma babona mwene ngofero umwuzukuru wa Rushati araje, nawe bakamushyira hirya nye muri Rushati, bakamuburabuza. Igihe cyaje kugera,
neza neza abaturage bo muri iki gice barimyoza bahabwa serivisi mbi, ngo haza kuza umugabo wari wambaye nabi umeze nabi n'ubundi nk'uko bisanzwe aje kwivuza arembye. Wa muganga ngo amubonye, ngo ari umuganga w'umukobwa, amubonye amwakirana agasuzuguro, arangije amukubita hirya mu cyumba cy'abanyarucari cy'abaciye bugufi cyari kiri aho ngaho cy'ubucakara, amurekera iyo ngiyo habe no kujya amusura. Wa mugabo agumye yongeye arembye, arembye. Igihe kiza kugera ngo haza kuza mu bitaro umusore warambagizaga wa mukobwa wari inshuti ye, ati ubu rero nari nje hano gusura papa. Atari hese, ati tujyane tumusure, ari hano mu bitaro. Nuko baragenda, bagiye kumugeraho basanga ari wa wundi wari urembye, wandi wari wambaye nabi, ari uri muri cya cyumba wa mukobwa amusunikiyemo. Nuko wa musore abwira wa mukobwa ati uyu niwe papa, kandi uyu niwe chef w'iri vuriro, niwe nyiri iri vuriro. Wa mukobwa apika crise neza yibaza hari igitira, atangira kwivuga ati ariko kuki utambwiye kare kose ko papa wawe aje kwivuriza hano kugira ngo mwiteho? Kuki utambwiye kare kose ko ari we chef w'ibi bitaro? Kuki utabibwiye? Akomeza kwivotana n'ubishoboke ko ari kwivovota yivumbura ati kuki utambwiye? Ndoze kumbaza niyo bwa bukwe bwabo buzaba bukibaye, ukurikije uburyo yitaye kuri sebukwe ari nawe patro w'iri vuriro. Ntuze no guhita umbaza uburyo byaje kurangira, uburyo yirukanywe, ntuze guhita ubimbaza. Ariko isomo ririmo harya wita ku muntu bitewe nuko ari shefu akomeye, ari we nyiri vuriro, ari sobukwe mufitanye amasano, wita ku muntu bitewe n'ihe mpamvu. Nk'uko ubushikamirwe bubaho, buri wese agashikamira mugenzi we akamucakaza, yitaye ku ndeshyo ye, yitaye ko ameze bene ngofero abuzukuru ba Rushati tukabaheza mu nguni. Reka dusoreze ku bintu bitatu biza kugukebura, bigufashe nawe kureba imitwaro ujya ukorera abandi cyangwa nawe umutwaro wikoreye. Icya mbere ni abantu tujya twitaho, uburyo utanga serivisi. Ese uha serivisi umuntu bitewe n'amasano mufitanye, bitewe n'ubushuti uri kumushakaho? Ushobora kuba umuntu serivisi bitewe n'inyungu mucunzeho, ati azansaba, azantwara, tuzabana. Uyu nguyu niyo chef wahangaha, ukamuha serivisi bitewe n'uko hari icyo mucunzeho, hari inyungu zindi mucunzeho. Ubwo n'ubucakara. Iyo mitwaro ni byari hano nyine ukorera abandi nawe. Igihe n'igihe nawe bizagera igihe nawe kacyabo kajye wamugarura, nawe ubikorerwe, kubera ko icyo wagiriye mugenzi wawe kibi nawe gishobora kuza kugaruka umunsi ku wundi. Ko niko benshi dutondagura mvugo ngo amaboko atareshya ntaramukanya. Yesu ukaba umunyagasuzuguro, usuzugura abaciye bugufi. Amaherezo y'inzira ni mu nzu, kandi amaherezo y'igisambo kirafatwa nyine. Icya kabiri tuza gutekereza ibyo tujya dukorera abandi. Aho ujya uzirikana ko nawe igihe nikigera bazabigukorera uzabyishyura. Imitwaro dukorera abandi, ubucakara, ushora abandi mu ngeso mbi, kugira abandi nabi, kwihimura ku bandi, kugambanira abandi, ibyo byose nawe ujya umenya uti umunsi umwe nawe bizakugirirwa. Niba ugira abandi neza, nawe bazakugira neza. Niba ugambana, nawe bizarenya bakugambaniye. Ariko niba witwara neza, utanga serivisi nziza, nawe hari abandi bazayiguha. Bashobora no gutayiguha bakayiha abari inyuma yawe. Umuntu wese ugira neza agirirwa neza nawe. Icya gatatu twasorezaho ni Yezu turangamiye. We databuja twagereranya n'uyu patro, akaba ari sebukwe w'uyu mukobwa wanze kumwitaho, wihindura umukene, umucakara, akambara nabi nk'umukene wese, agira ngo ajye gutabara ba bandi bashikamiwe, b'abaturage bari ku munigo, bari ku ngoyi, ba bandi batesha agaciro. Nuko akihindura ubusabusa kugira ngo afate kondisiyo nkabo. Uwo ni Yezu umwana w'Imana waje munsi, aje gushakashaka abazimiye, ingorwa, abarengana, abari kure, abari mu bucakara, abatawe, agira ngo abatore. Yezu databuja mukuru nawe araguhamagaye, akubwira ati humura, ngwino, uburuhukiro ni jyewe, ngwino muture, umutwaro wanjye nturemereye. Ibyo byose wumva amagambo ya Yezu, maze nawe ureke Nyagasani kwigarurire.
umuture ibyawe uruhukire kwa Yezu. Abarushye, abaremerewe, abananiwe, twese tubona ubuhukiro muri Yezu Kristo, wowe wemera kuza kudutabara. Hari abari badutabye akemera kwicisha bugufi kugira ngo tugire agaciro. Uwo Yezu ni yubahwe ubu n'iteka ryose. Amina. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.